Yes, nibyo koko wahisemo neza kujya ukurikirana ibiganiro by'Ubumwe Media. Nizo ko mukomeje kumererwa neza aho muri hose hatandukanye haba mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali. Murimo murumva ni Dr. Lumumba. Uno munsi nongeye mbagara wa mujene mwambwe ngo mukunda byadanje muri comment ngo mwaramusariya ngo aba baby kugapira kiwe ka Arsenal. Uno musore ni intrigeze kuri kane mubona mu mupira wa Arsenal. Mura nibaza se nahindi myenda agira nanjye nkumego ako mbere na mbere tangira wibwira abakunzi b'Ubumwe Media. Murakoze cyane bakaba banyita Emi amazina asanzwe ko banyita Nzambe Boy cyane Nzambe Boy. Rero ubushize wazumbwira irindi zina ariko ndatangaye umbwiye ngo witwa ngo Nzambe Boy. Byahindutse gute? Byahindutse gute? Nzambe Boy nyine muri viziyo abajene b'iminsi basage bita amazina kumva umuhungu arimo arita Baddest. Naje rero narebye navate ngo Emi niryo kwiranga muntu ariko rikamite nita kandi kazina ku ruhande karutwitse nyine tu. None se Nzambe Boy bisobanuye iki? Nzambe Boy ni mu rurimi rw'iringara bikaba bisobanuye Imana nyine tu. None se habrese umbwiye ngo Nzambe ubwo Just nanye nziringara Just ubwo Nzambe ni Imana sibyo? Boy bisobanuye iki kandi warize? The Boy nyine tu nawe urumva umuhungu nyine tu. Ubwo Just ubwo ni Imana y'umuhungu. Abana b'iki gihe mubikura no gushakisha nyine tu. Urumva nyine kumva ngo Emi asa murumva ibyo no byavamo ko kuvugishije uko kare. Naho ubu ejo ni ko turimo turaganira ngira ngo nejo ku munsi wo kwa gatandatu. Nuko numva voice urambwiye ngo ati ku muhungu wacu ngo Kagarara ngo yamaze gutumbagira nyuma yaho ahuye na Ashton Hall. Urumva ngo ati ngo amusigiye imodoka ngo ajya ngo ya $30 million. Bira bintu babyumvisha ute? Cyangwa ubwije ko ndatakubeshya Kagarara sinzi nimba ari kuzagera birabi yari kuzagera kuri uriya muntu Ashton Hall. Shani birenze nyine tu nyine cyakuza nyine nkubwije kuri Kagarara ntago nzi ko yagera kuri biriya bintu bitewe n'ibintu yanyuzagaho by'iki byose ko ari mugufiya abantu bamupinga. Ashton Hall nyine nibitangaza nyine tu cyane rwose bivuze yuko nimba urimo urakora ikintu gikorane n'umuhate wawe wose cyane rwose nawe twatuzi ko biriya bintu byavamo. None se uriya muhungu ngo ni Kagarara ni umuhungu i Rusizi. Rero uriya musore yaturuka i Rusizi nk'uko nawe mbivuze yanyuze mu bintu bigiye bigoranye ariko ngo yaje gucibwa n'abantu intege nuko aza kubima amatwi yabo. Urumva amatwi yiwe arafunga avuga ati bano bantu bakurikiye banyangiriza kariyeri yanjye ariko amaze kugafata nyuma yuko we nabone basitari ni nama Kagarara wamugira nk'umuntu wese wubaka izina guke. Ikintu nabwira Kagarara nuko nyine tumbira ibintu agezeho ndabimushimira cyane rwose. Atanze ubutumwa ku banyarwanda bose barimo barazamuka. Icyo navuga nuko respect nyine tungiye naramwemeye biriya bintu yakoze nibyo aduhaye intangiriro yo kuzatwerekana yuko nimufite impano ntoya komeza ushyire mu muhate uyizamuke hejuru cyane rwose kandi biranadushimisha twebwe abanyarwanda cyane rwose. Ase ni incuraka imaze gukoresha ibiganiro bigeze ku ncuro ya gatatu. Nta munsi nabona wanyeretse impano yawe tuvugije ukuri impano yawe ni iyi akumbwiye. Nje nyine nkubwije ukuri nkuko njya nkunda kwita izina Nzambe Boy bikaba bisobanuye Imana mu rurimi rw'iringara. Nyine ngewe impano yanjye ni ukwandika nyine amagambo yuzuye umutima nyine tu cyane rwose. Niyo mpano yawe? Oya se no kwandika se bari impano? Kwandika cyane bari Imana ntago ari gupfa kwandika nuko nyine nk'abano bahanzi urabizi nyine bakora indirimbo babanjije kuyandika ntago nyine wabikora utabanjije kwandika. Nanjye nyine mfite impano yo kwandika cyane rwose pe. Ubwo muri make nawe iyo ni inuzo ufite ni impano ufite cyane. None se gerageza umbwiye n'akantu yigeze kwandika ukabona gakomye abantu byadanduka ukavuga ati iki niki nyine akajambo hari ijambo nyitangira kwandika ibintu bitari byaza neza cyane nigeze kubyandika kuri TikTok yanjye
ndandika ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Kuva mu byaha niko kujijuka, abantu nyine barayibonye nyine kugira ngo ni ibisanzwe, ariko ngewe wabyanditse nzi ikintu nanditse, abantu bagiye bankurikirana cyane nyine cyane rwose. Kubera ikintu wanditse ariko ushobora kuba urenza pe cyane rwose, kuri ngewe ndarenze. Reka dusubire kuri Kagarara. Kagarara yubatse izina, ariko mu kucyubaka nabonye Yago yamwohereje ubutumwa, yamubwira ngo ati nyamuneka umaze kubaka izina, ariko izina umaze kubaka ugira abantu birinda, abantu mugendana ububazi. Uzi impamvu yabimubwiye? Uribuka umuntu witwa Gogo? Gogo yaraje yubaka izina, ariko amaze kubaka izina nuko abantu bahita bamuhitana, baramuroga, yitaba Imana. Tujye ku muntu wendi witwa Dorimbogo, nawe nuko yapfuye. Bakoze iki? Kubera kubaka izina, kubera ishyari bahita bamuroga. Ubu Kagarara niba umukunda ntabwo umufiti. Ikintu nabwira Kagarara bitewe n'ibintu mba mbona muri viziyo, ni ukuri namubwira ngo jya wirinda umwana w'umuntu, uzaza wirinda umwana w'umuntu ukuzanaho ibintu byinshi, ushaka gukuramo amakuru menshi cyane rwose. Ariko njya numva bavuga ngo ati ngo inshuti ngo nizo zikuroga. Cyane inshuti muragendana. Ubundi hari akavido nigeze kubona, ubu mama muragenda muri batatu, umwe akagenda avamo, undi avamo, ugasigara umwe wenyine. Urimo urumva? Rero biba bivuze yuko uzaze wirinda umwana w'umuntu, wasanga agiye kugutangira amakuru y'ibintu wari urimo urakora, bigatuma bisubira hasi. Ndetse akarakuroga cyane, akahita kurangiza akakuroga, kariyeri yawe ikahita irangira aho ngaho. Ase urubyiruko rw'iki gihe kuko hamaze guhinduka ishyari, nyine njye ndashaka yuko ishyari urubyiruko rurikura hehe? Ishyari ubundi abahungu b'iyi minsi, ubu urimo uragendana n'umuhungu mwagurikiranye, ufite impano yo kwandika, ndafite impano y'umu DJ, mugakora muri inshuti, nkanjye nkahita nzamuka, nariza kuzamuka aho ngaho mu DJ akabona murazamuka murusha aba followers nkuko dusanzwe tubikora, akahita agira icyari nyinshi cyane, avuga ati ngo se ni gute arimo arandusha, kandi duhora tugendana, ni gute yandusha? Akaba ari ko ahita atangira kuwuteza bya bindi by'ibisazi, ukahita utangira gusara mu muhanda. None se nihe nama wabagira abo bantu baba bafite ishyari? Ikintu nababwira yuko ni uko nyine ibintu by'amashyari babireke, kora nawe bizaza, ko ntabwo wari uzi ko Kagarara yagera kuri biriya bintu, ntabwo wari uzi ko nawe yabigeraho. Kora nyine uzamuke hejuru cyane, njye nibyo mwisabiye cyane. Niyo nama wabagira. None se tujye ku bakobwa, hari umukobwa njyewe nzi, urumva? Rero umukobwa yarari umukire pe, ariko afite mugenzi we w'umukene, nuko mugenzi we w'umukene aza kumugira ishyari. No mu kumugira ishyari amurogesha ikintu cyitwa supaguro. No supaguro yamurogesheje, yaramucunze amushyirira iyo supaguro mu bintu byo kunywa. Ayo makuru ya supaguro irica cyane, ntabwo yica. Supaguro irica cyane. Supaguro muri mu makaritsiye yasanzwe bajya bakunda kuyashyira mu nzoga, ukagenda urimo asangira n'inzoga na mugenzi wawe, maze asigaye ukagira kuri cyayi akayigushyiriramo, kahita guhitana nyine. Turice cyane, nta nubwo urenda ugera kwa muganga, aho ngaho uri kinywa ikigera mu mugu biturangira cyane pe. None se ni ikihe kintu wabwira abakunzi b'Ubumwe Media? Bakunzi b'Ubumwe Media, ikintu nababwira cyo bakomeze nyine badukurikirane, ni byiza cyane, tuzatunyuzaho ibiganiro byiza cyane nyine cyane. Okay, rero wambwiye inkuru ya Kagarara, ariko ndimo ndabona nta makuru umufiteho pe. Kandi uramukunda bya dada. Kagarara ndamwemera cyane. Uko nta makuru umufiteho? Kagarara urebye nyine urebye biriya bintu yakoze ni byiza nyine afite nk'imyaka ingana Kagarara? Ni mukuru cyane. Kagarara afite nko muri hafi 30 ugiye kuzura, ni mukuru cyane. Zikorenze bafite nka 25. Reka afite muri 31 cyangwa 30. Ni afite nyine None se njya numva bavuga ngo amakuru ngo afite umugore, aramufite cyane? Nawe afite umugore?
cyangwa ubwije kuri natakubeshye Kagarara turi inshuti nyine tu ariko Kagarara ni ugushakisha nyine tu nta mugore aragira cyane hari ujya akunda kwerekana nawe mugufiya bareshya ngo barakundana ariko nyine ayo makuru turi inshuti cyane nyine turaziranye ariko nta bintu byinshi muziho cyo namukunze afite nawe ni ugukundana bisanzwe nta mugore afite cyane nta mugore afite none se Kagarara muranye nk'imyaka ingahe muziranye Kagarara turaziranye cyane tumuranye nka 2022 atari agafata atari agafata cyane nyizamo bya bindi byiwe byo gutera pompage nakazabona batoshasi nzana zagera pe ubwisho kuri ako nyine nago kinira nyine ngamwe akikorera nyine tu ariko nyanumva amakuru ngo ni Egg Promoter wamuzamuye Egg Promoter cyane tu nyine ari ukuntu bagenda bamunyuzaho gake kwa kunuza umuntu aho ngo wamfashije ukanzamura yaramuzamuraga gake nyine ariko nyine nikabura ahantu bijya bikagenda gake bigiraho nyine ageze ahanga ariko atari umuzamuye twakundi nyine nko nanjye naza nkuvuga ati ngo kiganiro niki cyane rwose pe none se tusoza ni ikihe kintu wabwira urubyiruko nk'abajene bangana nawe kuko ari abajene muri iki gihe turimo bigeze abantu bimbwa ngo nibakura amaboko mu mufuka ngo bakore nicyo wababwira ikintu nababwira yuko bakura amaboko mu mufuka bashyira umuhate ku kintu barimo barakora none ku kintu ufite impano ufite yose gishyiremo umuhate nakwirirwa ugenda mu bintu bidafite agaciro cyane ubijyemo uko bishaka ubyisanzuremo kandi bizazamuka nk'urugero Kagarara duhaye umutangiro wo kutuzatuzamuka cyane rwose niyo namubagiriye pe kora ku kintu urimo urakora ukizamukamo pe cyane Nzambe urakoze cyane nawe ndabashimiye nyine hajya imbuga nkoranyambaga zawe n'izihe Nzambe boy nkaba nkokera ibiganiro impano yanjye nyine akaba ari kwandika hari ibiganiro byiza cyane ndabikunda pe kandi namwe mubirebye mwabikunda ubwo muri make umuntu agushaka yakubona kuri Nzambe boy kuri social media zigiye zitandukanye Nzambe boy Instagram nyine cyane sawa Sorry. Okay, bakunze bumwe media narabwiye ati ko bwije nko bukeye nzajya ngerageza kubazanira urubyiruko rugiye rutandukanye haba abakobwa ndetse n'abahungu kugira ngo mugire ibyo mumenya yewe bagire n'inama babagira turakunda cyane ciao ciao